uyu munsi nibwo nje ngo tubiganireho neza cyane. Ese wigeze kurota uri mu ndege? None se waba warigeze kwibona uri mu ndege irimo iguruka cyangwa se irimo igwa? Basi se waba wibuka uburyo wiyumvaga nyine icyo gihe birimo biba? Ese byakubayeho cyangwa ntabwo byakubayeho? None se igihe wari uyirimo wumvaga wishimye cyangwa wumvaga ubabaye? Nyine usa nk'ufite ubwoba, nyine ufite igihunga. Kuko ahangaha tugiye kuba twasesengura turebe icyo bisobanuye mu buryo bw'ubuzima busanzwe ndetse n'uburyo bw'umwuka. Iki kibazo reka nkibaze wowe udukurikiye. None se wiyumvaga utiye muri izo nzozi cyangwa se wumvaga bimeze bite igihe warotaga izi nzozi? Niba wari wishimye uri mu ndege, ni ikimenyetso cy'uko wumva intego zawe ziri kugerwaho cyangwa se iterambere riri kuba ryakugeraho. Ariko nanone ngo niba wari ufite ubwoba, ni ikimenyetso cy'uko mu buryo bw'umwuka indege ishushanya kuzamurwa mu rwego rw'umwuka. Ni ikimenyetso cyo gukura mu mwuka, wenda Imana irimo kuzamura mu rwego rushya. Bishobora kuvuga yuko uri kubona ubushishozi, amahoro cyangwa se impano nshya ziva ku Mana. Ahandi nanone gusohoka mu ngoyi z'umwijima. Indege ishobora kuba ari ikimenyetso cyo kuva mu bibazo, niyo byaba bitari mu buryo bugaragara, cyangwa se bikaba ari bya bindi wenda nyine umuntu aba atarebesha amaso, ariko nyine ugasanga hari ibibazo runaka bitagaragara uba ugomba kuba wavamo. Muri make izi nzozi zo kurota uri mu ndege byanga byakunda ni inzozi nziza, haba mu buryo busanzwe ndetse no mu buryo bw'umwuka nk'uko muri kugenda mubyiyumvira. Niba wifuje kumenya byinshi kuri izi nzozi, ntiza akanya gato ubundi urebe iyi video akageze ku musozo, kubera ko iyo ugiye usimbuza cyangwa se wirebe yose ntabwo umenya, ntabwo uvanamo muri make amakuru ya nyawe cyangwa se ibisobanuro bya nyabyo. Rero icyo nagusaba ni ukuyireba yose kugeza igeze ku musozo, kuko ahangaha tugiye kuba twasesengura turebe icyo bisobanuye mu buryo bw'ubuzima busanzwe ndetse n'uburyo bw'umwuka. Urumva rero ugomba kuba uhari cyane, gusa uze kwibuka ugiye muri comment kabisa utubwire uko uri kubyumva, ntugende utanditse nyamuneka. Tudatinze reka turebere hamwe ibisobanuro by'izi nzozi mu buzima busanzwe, cyangwa se ibisobanuro byo kurota uri mu ndege mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Reka turebe icyo bishatse kuba byasobanura. Indege nk'ikimenyetso cy'iterambere. Ngo uba ushaka kuzamuka mu nzozi zawe, nko kugera ku rwego rwo hejuru, haba nko mu kazi, mu burezi cyangwa se mu bucuruzi. Wumva muri make inzozi zo kurota uri mu ndege ni inzozi zitari mbi, cyangwa se ni inzozi nziza mu yandi magambo. Ikindi kandi ufunguka mu bitekerezo ndetse no kuba watera imbere cyangwa se no gutera imbere. Indege igaragaza ibintu bifite intego ndende, nko gutekereza kure ndetse no kurenga imipaka. Ikindi kintu nanone ushobora kuba wagenda gusobanukirwa kuri izi nzozi, ushobora kuba uri guhindura icyerekezo. Urugendo uriho ushobora kuba atari rwo usanzwe urimo, wenda uri mu gihe cyo guceceka, gutekereza cyangwa se gufata umwanzuro ukomeye. None se bisobanuye iki kurota uri mu ndege ifite ikibazo, cyangwa se indege urimo wumva hari ikibazo runaka ishobora kuba ifite? Reka ngo usobanurire icyo bishatse kuba byagenda bivuga kurota uri mu ndege ifite ikibazo runaka. Turifashisha utuntu tugera nko kuri dutatu kugira ngo dusobanukirwe neza cyane. Indege igwa cyangwa se indege iyo ikora impanuka, bivuga yuko ufite ubwoba bwo gutsindwa, cyangwa se hari gahunda ufite ariko ikaba itazagerwaho neza. None tujye ku ngingo ya kabiri. Indege ihagaze cyangwa se indege itaguruka neza. Muri make indege nyine itagenda, ifite ikibazo n'ubundi gikomeye cyane. Ngo ibi byo bishobora kuba byavuga yuko hari imbogamizi mu rugendo rwawe rw'iterambere. Wenda hari nk'ubuzima bwawe bwahagaze, cyangwa se ukaba utari kugera ku byo wifuza nk'uko ubishaka. Dukomeje tugenda rero no ku ngingo ya gatatu. Kumva udatuje igihe uri mu ndege, niba ukaba urimo ariko kumva nyine ntago bitekanye, usa nk'ufite ubwoba. Ibyo bishatse kuvuga yuko ngo ubuzima bwawe buri mu gahinda ndetse n'igitutu, cyangwa se kutizera. Ibi kandi bishobora kuba ari ibimenyetso byo guhindura inzira,
tugeze kuri uyu munota rero reka nkomeze kugenda nibutsa wowe mushyashya gukanda subscribe kuri iyi channel yacu, kuko dushaka kwaguka tukaba abantu benshi cyane, kandi nkushishikariza kujya ureba zino video zikarangira kuko biradufasha cyane rwose. Nk'ubu ngiye biramfasha cyane kuba nagenda ngira amasaha menshi yagiye yiyongera kabisa. Uko ureba video igihe kirekire nanjye biramfasha cyane, nkuko nanjye mba ngenda mbafasha rero ngenda mbasobanurira. Namwe ni byiza ko munshyigikira mukagenda muri ikiganiro kabisa kikaba cyarangira, noneho warangiza ukaba wagisharinga haba kuri stat yawe cyangwa se muri groupe uba ugiye uherereyemo. Ya rero gusa ko turi kuganira ku nzozi zo kurota ubona uri mu ndege. Geto Challenge TV nanjye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Noneho reka turebere hamwe ibisobanuro by'izi nzozi zo kurota uri mu ndege, ariko noneho mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwa spiritual. Mu buryo bw'umwuka, indege ishushanya kuzamurwa mu rwego rw'umwuka. Ni ikimenyetso cyo gukura mu mwuka, wenda Imana irimo ikuzamura mu rwego rushya. Bishobora kuvuga yuko uri kubona ubushishozi, amahoro cyangwa se impano nshya ziva ku Mana. Ahandi nanone gusohoka mu ngoyi z'umwijima. Indege ishobora kuba ari ikimenyetso cyo kuva mu bibazo, niyo byaba bitari mu buryo bugaragara, cyangwa se bikaba ari bya bindi nyine atarebesha amaso, ariko nyine ugasanga hari ibibazo runaka bitagaragara kuba ugomba kuba wavamo. Muri make izi nzozi zo kurota uri mu ndege cyangwa byakunda n'inzozi nziza, haba mu buryo busanzwe ndetse no mu buryo bw'umwuka nk'uko muri kugenda mukiyumvira. Ntega amatwi nanone nkubwire n'aka ngaka, ubutumwa bwa roho cyangwa se indi mpamvu yihariye. Hari igihe Imana ishobora kwereka umuntu indege mu nzozi kugira ngo imwereke yuko igihe cyo kugenda aho kwigira imbere cyangwa se guhagarara ku nshingano kigeze. Nkibutsa ko mu cyanzu.com ariho hantu aba content creator ndetse n'abandi bose bifuza ibikoresho by'ikoranabuhanga ariho hantu turi kugenda tubikura. Dore ko badufitiye ama ring light, badufitiye ama stand ya telefone, aya kamera, badufitiye ama tripods, badufitiye microphone z'ubwoko bwose, ama mixer, ama sound card. Mvango ikimwe cyose uri kukivana mu cyanzu.com. Niho hantu turi kugura kuri make cyane bataduhenze. Rero byaba byiza ko nawe wagira gutya ukaba wakigerera ku cyanzu.com. Ni hano mu mujyi wa Kigali, kandi kwibutsa yuko uretse no kuba ari hano mu mujyi wa Kigali, ahantu hose uri tubikugezaho rwose, twebwe tugusanga aho uri. Twebwe nyine gahunda yacu no kwegera abakiriya cyane. Rero wifuje kuba wababwisha cyangwa se watuvugisha, duhamagare kuri 0782 42 11 33 cyangwa se utwandikire kuri www.icyanzu.com. Rero niho byose bibera. Nyamuneka nawe ntucikwe n'iyi promotion turi kugenda duhereza abakiriya bacu. Ni mu cyanzu.com. Byose ko indi ari Geto Challenge. Ya ubwo rero reka dukomeze kugenda dusobanura izi nzozi zacu zo kurota uri mu ndege. Iki kibazo reka nkibaze wowe udukurikiye. None se wiyumvaga utiye muri izo nzozi, cyangwa se wumvaga bimeze bite igihe warotaga izi nzozi? Niba wari wishimye uri mu ndege, ni ikimenyetso cy'uko wumva intego zawe ziri kugerwaho cyangwa se iterambere riri kuba ryakugeraho. Ariko nanone ngo niba wari ufite ubwoba, ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba utinya ubuzima. Ngeze muri ka kanya keza mpereza ubutumwa umuntu ukunda kurota izi nzozi, cyangwa se abantu bakunda kurota izi nzozi kenshi. Niba urota uri mu ndege kenshi cyangwa se buri gihe, ushobora kuba uri mu gihe Imana ishaka ko wumva ubutumwa bujyanye no gukomeza urugendo rwawe. Gushishoza ni ingenzi. Hari igihe inzozi nk'izi ngizi zishobora kuza ziturutse mu bitekerezo byuzuye mu mutwe wawe, ariko hari n'izindi ziba zirimo ubutumwa butaziguye, cyangwa se ziza nyine zifite ubutumwa bukomeye cyane kuri wowe. Nkibutsa rero ko ndi kugenda ngana ku musozo, ariko ngeze mu kandi kanya keza uko gutanga inama z'umwihariko. Inama ya mbere, andika inzozi zawe buri mu gitondo, kuko zishobora kuba zagufasha kumenya aho uganisha. Inama ya kabiri, senga usaba Imana ibisobanuro niba ari inzozi zibaswe n'umwuka, umenye icyo ugomba kuba wakora.
gatatu, kora ku nzozi zawe niba ubona ari impanuro yo gutera imbere. Tangira ukoreshe igitekerezo cyawe, ubuhanga bwawe cyangwa se impano yawe ufite. Ibi byose bizagenda bigufasha kugera ku iterambere ryawe. Rero